turabasuhuje cyane inshuti bavandimwe bakunze ibiganiro byacu. Turabashimiye ko mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkomoko ya Bibiliya. Twatekereje cyane ku mumaro Bibiliya ifite mu matorero n'amadini yacu mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Dusanga dukwiriye kuvuga kuri iki gitabo, dore ko ari imwe mu ntwaro zidasanzwe Imana ikoresha ngo abantu bayimenye, babone agakiza, bayiramye ndetse bakure mu gakiza. Bibiliya ni igitabo gikoreshwa n'abakristo. Abakristo ni abantu bose bemera ko Yesu cyangwa Yezu Kristo ari umwami n'umukiza wabo. Abakristo birumvikana ko babayeho nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, batangiriye ku ntumwa ze uko zari 12. Abakristo bakomeje kwaguka cyane uhereye mu kinyejana cya kabiri nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, mu cyahoze ari ubwami bw'Abaromani. Baje kugira idini mu buryo bwemewe mu kinyejana cya 4. Abakristo baje kuba benshi cyane ubwo izi nyigisho za Yesu Kristo zageze muri Amerika mu kinyejana cya 16 ndetse no muri Afurika mu kinyejana cya 20. Abakristo bakomeje kwaguka kugeza ubwo ubu ari bo benshi ugereranyije n'andi madini yose, kuko mu batuye isi bagera hafi miliyari 8. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abarenga miliyari 2 na miliyoni 400, ni ukuvuga hafi 30% by'abatuye isi ari abakristo, aho bazi imbere y'abisilamu babarirwa ku barenga 20% by'abatuye isi. Aba bakristo barenga miliyari 2 na miliyoni 400 bigabanyijemo ibice, aho usanga 54% yabo ari abagatolika, 33% yabo ari abaprotestanti, naho abandi babarirwa kuri 13% bari mu yandi madini atandukanye ya gikristo. Kugeza ubu abo baturage bose bangana na 1/3 cy'abatuye isi ni abumva cyangwa basoma amagambo yanditse mu gitabo cyitwa Bibiliya, bakaba bitwa abakristo nk'uko twabigarutseho. Bibiliya ntabwo ari igitabo kimwe, ahubwo ni urugerekerane rw'ibitabo byinshi, aho Bibiliya yera igizwe n'ibitabo 66, 39 byo mu isezerano rya kera na 27 byo mu isezerano rishya, naho Bibiliya ntagatifu igizwe n'ibitabo 73, 46 byo mu isezerano rya kera na 27 byo mu isezerano rishya. Niyo mpamvu byitwa Bibiliya, bikaba bisobanura izingiro ry'ibitabo byinshi. Inkomoko ya Bibiliya tuyisanga mu Kuva ibice 24 umurongo wa 12, aho Uwiteka yahaye Mose ibisate by'amabuye biriho amategeko. Ubushakashatsi bwagaragaje ko Mose yahawe ibi bisate byanditsweho amategeko aturutse ku Mana ahagana mu myaka y'ibihumbi 2000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Nyuma yaho mu myaka 400 mbere ya Yesu Kristo, abahanuzi bakomeje kuvuga ko Imana ibaganiriza cyangwa ngo bahura imbona nkubone n'abamarayika bavuye mu ijuru ku Mana, bagahabwa ubutumwa bugenewe abantu bamwe, igihugu runaka cyangwa isi muri rusange. Niho ubwo butumwa bwagiye bwandikwa bafashe ibaba ry'igisiga bakarikoza muri wino, bakandika ku ruhu rukozwe nk'urupapuro ruzingwa, bakarwita umuzingo. Tubisanga muri Yeremiya ibice 36 umurongo wa 4. Ubwo Yesu Kristo yavukaga, isezerano rya kera ryari rirangiye, hatangira isezerano rishya rikubiyemo inyandiko z'abantu babaye hafi na Yesu Kristo cyangwa bumvise ibye, ndetse nawe yagiye yiyereka amaze gusubira mu ijuru. Uyu muzingo w'igitabo twavuze haruguru warakunzwe cyane bitewe n'amagambo y'Imana yari yanditsemo. Byatumye benshi mu bakristo bagira umuco wo kuwuhererekanya cyangwa gutizanya imizingo, bagasoma bagakoporora ibyanditswemo kugira ngo ikwire mu bantu benshi. Ariko byaranze bibi by'ubusa, kuko hari hakenewe kopi nyinshi cyangwa se hari hakenewe imizingo myinshi. Cyari ikibazo gikomeye
ubwo umubare w'abakristo wagendaga wiyongera umunsi ku wundi, imizingo y'ibitabo ikarushaho kuba mike ugereranyije n'abari bayikeneye. Byageze mu mwaka w'igihumbi kimwe 450 ubwo bageragezaga guhimba imashini icapa ikanakora fotokopi y'inyandiko, ariko nabwo biranga bibi by'ubusa kuko iyo mashini yatangaga umusaruro muke ugereranyije n'abari bakeneye imizingo y'ibitabo. Abo bakristo b'icyo gihe bakomeje kujya batizanya imizingo kugeza mu kinyejana cya 19 ubwo iterambere ry'inganda ryatumye haza imashini nyinshi zirimo n'izicapa zikanafotora inyandiko ziri ku mpapuro. Icyo gihe kandi havutse uburyo bwo gufata ibiti n'impu zikomeye z'inyamaswa bakabisya, ifu ivuyemo igakorwamo impapuro zandikwaho ya magambo yari ari mu mizingo myinshi ihwanye n'umubare w'ibitabo bigize umuzingo. Sibwo babishize hamwe bikabyara Bibiliya. Bibiliya ya mbere yakozwe yari yanditse mu Giheburayo, nyuma yaho gato haza gukorwa iya kabiri ihinduwe mu Kigereki ndetse ikomeza guhindurwa mu zindi ndimi kugera no mu Cyongereza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1804 abayobozi b'amadini n'amatorero mu gihugu cy'Ubwongereza barateranye biga ku bibazo bibiri. Ikibazo cya mbere bigaga uburyo haboneka Bibiliya nyinshi zagera ku batuye isi bose. Ikibazo cya kabiri bigaga uburyo haboneka izanditse mu ndimi zose z'abatuye isi. Abayobozi b'amadini n'amatorero mu Bwongereza bahise bashyira hamwe bashinga umuryango udashingiye ku nyungu, Bible Society, wagombaga gufasha bamwe mu baturage b'ibihugu by'amahanga kumenya Icyongereza kugira ngo bahindure mu ndimi zabo Bibiliya yari yanditse mu Cyongereza. Ikinyejana cya 19 kandi cyabaye cy'abavugabutumwa, abo twita abamisiyoneri, bavaga i Burayi berekeza hirya no hino ku isi, bakaba aribo bagize uruhare mu gushaka bamwe mu baturage b'ibihugu bagezemo babafasha kujya mu Bwongereza kwiga kugira ngo bazaze guhindura Bibiliya mu ndimi zabo muri ibyo bihugu bavuyemo. Uti Bibiliya yageze mu Rwanda ite? Abamisiyoneri bageze mu Rwanda ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe 1890 nibwo baje kujya i Nyanza gusaba umwami kubashakira abantu baba bazi Icyongereza kugira ngo bafashe Abanyarwanda gushyira Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu mu rurimi bumva ariko Ikinyarwanda. Icyo gihe hari abo umwami yabonye babanje kujya guhugurirwa Icyongereza muri Uganda, nyuma baza no kujya mu Bwongereza, nibwo baje kugaragaza bimwe mu bitabo bya Bibiliya byanditse mu Kinyarwanda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1904 iryo tsinda ryari maze gushyira ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana mu Kinyarwanda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1936 isezerano ryose rishya bari bamaze kurishyira mu Kinyarwanda. Nyuma yaho gato mu mwaka w'igihumbi kimwe 1957 Bibiliya yose, ni ukuvuga isezerano rya kera n'isezerano rishya muri Bibiliya yera ndetse na ntagatifu, byari bimaze kuboneka biri mu Kinyarwanda. Turashimira abo bantu bagize uruhare kugira ngo Bibiliya ishyirwe mu ndimi natwe twese twumva. Uratekereza ngo Bibiliya yiza kuguma mu Giheburayo gusa cyangwa ikaguma mu Kigereki cyangwa ye ikagarukira no ku Cyongereza gusa? Ntabwo mu Rwanda tuba dufite umubare w'abakristo dufite uyu munsi, nta nubwo insengero ziba zuzura nk'uko bigaragara uyu munsi. Uti Bibiliya iboneka ite rero? Bibiliya yera hanini icapirwa muri Korea y'Epfo, mu gihe Bibiliya ntagatifu ikorerwa mu icapiro rinini riri mu Bushinwa. Ubona ko Bibiliya igizwe n'udupapuro duto cyane ariko dukomeye, kandi nubwo twaba tubonerana dute, ntabwo inyandiko ziri kuri paji imwe zibonekera ku yindi. Ibi biterwa hanini n'uko izo mpapuro ziba zikozwe mu ifu y'uruhu rw'inyamaswa nini yo mu nyanja ndetse n'igiti giteye ku nyanja kihamaze imyaka myinshi. Kugira ngo ziriya mpapuro zikorwe, basya
ibyo bikoresho byombi, ifu yabyo bakayivanga n'ibindi bintu bitandukanye, bakaba ari byo bakora mu mpapuro zo gucapiraho amagambo yanditse muri Bibiliya. Ukurikije uko Bibiliya ikorwa, ifata hagati y'amadolari 80 n'150. Ni ukuvuga ngo igiciro cyayo mu Rwanda Bibiliya yakaguzwe arenga 150,000 by'u Rwanda. Uti ni gute tuyigura make rero? Mu myaka ishize wasangaga 85% by'ayo mafaranga ava mu baterankunga, ariko muri iyi minsi uyu muryango wagaragaje ko abatera inkunga ibikorwa byo gucapa Bibiliya bagabanutseho hejuru ya 80% guhera mu mwaka wa 2013. Igabanuka ry'abaterankunga ryaturutse ku kuba benshi mu bayiteraga inkunga baragiye bitaba Imana, abandi barasheshe akanguhe imitungo bakayiraga abana babo, ariko ugasanga abo bana babo ntibashishikajwe no gutera inkunga Bibiliya, ahubwo bakigira mu bindi. Ikindi cyateye igabanuka ni ibibazo by'intambara, by'ibyorezo n'ibiza byugarije isi. Ibyo byose bigatuma Bibiliya zitaboneka nk'uko byari bisanzwe. Birumvikana ko kugabanuka kw'abo baterankunga kwazatuma Bibiliya ihenda cyane, ku buryo mu minsi iri imbere Bibiliya izabibona umugabo igasiba undi. Wakibaza uti, hazaba hakiri ubushobozi bw'uko umukristo yajya kugurisha ihene 2 kugira ngo ashobore kugura Bibiliya? Isi ibyo byashoboka. Niyo mpamvu umuryango wa Bibiliya mu Rwanda uherutse gutangiza ubukangurambaga bugamije gukangurira abakunda ijambo ry'Imana binyuze muri Bibiliya gutera inkunga ibikorwa byo kuyicapa, bwiswe Shyigikira Bibiliya campaign, mu guharanira kwigira no kwirinda ko igiciro cya Bibiliya cyazatumbagira. Bibiliya nicyo gitabo cya mbere mu byasomwe na benshi ku isi, kubera ko ari amagambo abantu babona ko yavuzwe n'Imana kuri bo, ibabwira aho bakomoka, uko bariho n'ibihe bizaza mu gihe cya vuba cyangwa icya kera. Hari abamara kuyisoma bakayivuma kuko basanga ibabuza uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka, ariko hari n'abayikundira ko ihora ibahumuriza mu bibazo bagirira ku isi, ikanabahesha kwiringira ko bazabana n'Imana mu ijuru. Bibiliya tuyitera inkunga, tuyitunge, tuyisome, ndetse amagambo arimo atubera ubuzima, azaduheshe n'ubugingo buhoraho. Imana iduhane umugisha.